Mbahaye ikaze kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel. Ngiye nk'ubusanzwe nitwa Igisigore Gasirutsi kuraniwe ko rutendera kuriza hafi y'ishyamba rya Kibira, umusamariya wihebeye ibyegeranyo. Ubu rero saizi ngize duhuriye aha ngaha tugiye guhurira hano tugiye gusesengura episode ya 8 ivuga kuri no filime y'umusore w'umukire, ubundi tuyikontorere turebe uko bimeze aho filime igeze. Ndagira ngo rero mwebwe tubashije kubana mwibuka mukanda subscribe kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza, aho kugira ngo butani tuzajya twaparadinga ibiganiro nibizajye bibacika mwese muzajye mubasha kubikurikirana kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel. Ushobora kwibaza ngo ikiganiro cyacu turagihera hehe? Ikiganiro cyacu isesengura ryacu reka turihere kuri no muvandimwe witwa MK wagize gutya agashaka kwica umuvandimwe witwa Morgan. Yaramushimusa aragenda mushyira ahantu nawe atazi, ariko birangira atamwishe kubera yuko Morgan yamubwiye yuko azamuhereza amakuru yose ashaka, kuko Morgan yamubwiye yuko ibyo yakoraga atari we wabyikoreshaga ahubwo yabikoreshwaga n'abandi, yari yaratumwe n'abandi kugira ngo azabangamire umuvandimwe witwa MK. Ushobora kwibaza ngo ubundi ni ukubera iki MK atigeze yakwica Morgan, ahubwo akamubabaza bigeze hariya akamujyana ahantu atazi akamushimuta, ariko kumwica akaba ataramwishe. Reka rero duse nk'abasubira inyuma gatoya, ubundi twongera tuganira kuri uno muvandimwe witwa Morgan wari warigize inakoreka muri no filime yitwa umusore w'umukire. Yarabakubise, yarabamaze, yarabajengereza, yarabateze, yarabateje abantu kugira ngo barangize uriya muvandimwe, Imana ikaza gukinga ukuboko bikarangira umuvandimwe witwa Morgan atishe umuvandimwe witwa MK. Ariko buriya umunyarwanda yagize gutya umugani mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo kubaho k'umushwi w'inkoko ntabwo ari impuhwe z'agaca. Ntabwo wavuga yuko umuvandimwe witwa Morgan yigeze yareka umuvandimwe witwa MK ariko ubushake bwe cyangwa se ari mu yamugira ahubwo kumwica byaramunaniye. Ushobora kwibaza ngo ubundi filime yaje gutangira gute? Filime ukuntu yatangiye, byatangiye umuvandimwe witwa Morgan afashe telefoni. Murabizi ko yigeze guhuruza Kamariza muri episode yashize, ariko Kamariza nigeze amuhurura, ahubwo Kamariza abantu bose yakomeje gutabaza, bakomeje kumufata n'ubundi uko batazi, kubera ko Kamariza n'ubundi yarameze nk'aho ari umugambanyi. Byarangiye gute rero? Nibwo umuvandimwe witwa Morgan yagize gutya ahantu bamushimute, yagize gutya arangije ahamagara wa muvandimwe w'umwicanyi witwa Tayiga, ubundi amuganiriza buryo ki ameze, amubwira yuko umuvandimwe witwa MK yamushimuse, ariko ahantu yamushimutiye ubu ngubu ahantu ari ngo amere nabi cyane. Ariko umuvandimwe witwa nanone Morgan yatabazaga umuvandimwe witwa Tayiga kugira ngo amutabare arebe yuko yamuvana aho ngaho, ariko ibyo ngibyo n'ubundi nta kintu byaje kumara. Ushobora kwibaza ngo ubundi ni ukubera iki nta kintu byaje kumara? Ase byatewe n'iki? Ubwo ngubwo akimara kumutabaza yamuhamagaye kuri telefone, baravugana, aramubwira ati ndashaka kumva nanga. Barabanza babiganiraho, aramubaza ati ese ubundi umuvandimwe wambara masike waba umuzi cyangwa nawe wabuze? Nibwo yagiye kubimubwira. Rero filime ibigize gutya ibirarangiye, ubundi arangije abavuye ku murongo wa telefone, ariko ntabwo byigeze birangirira aho ngaho. Nibwo umuvandimwe witwa MK yagize gutya ahita ahura na Justin, baraganira, ubundi Justin amushuka buryo ki ashobora kuba yakwica Morgan akamuvana mu nzira, kuko ngo Morgan yaramubangamiye cyane kubera yuko yamugiraga inama yo kumwica, ariko umuvandimwe witwa MK bikomeza kumubana urusobe. Aho MK yagize gutya arangije aramubaza atari ko se ubundi ko ari wajya gumbuza kwica abantu, nkaba numva uri kunera imbaraga zo kuba nakwica umuvandimwe witwa Morgan, bite byawe ubundi bimeze bite? Ubwo bishatse kuvuga iki? Nubwo bwose umuvandimwe witwa MK yagize gutya akababaza umuvandimwe witwa Morgan, ntabwo ashaka kumwica, kandi nanone Morgan nawe afite gutegura urugamba, kuko ari kurutegura buryo ki yumva ashaka kuva ku ngo yariho ubundi agacika. Ariko se hari ikintu ndi kwibaza, sinzi nawe nimba ari cyo uri kwibaza. Umunsi yavuye kuri iriya ngo noneho umuvandimwe witwa MK ko yagize gutya akamucika bikarangira atamwishe, nava ku ngo noneho ntibazarwana inkundura. Reka tubihanga amaso, tubitega amaso muri episode izakurikira. Nibwo rero umuvandimwe akomeje kumushuka ngo nubundi namwice birangire, ariko ibirangira nubundi urubuze gica. Umuvandimwe witwa MK birangira nubundi atamwishe. Mu gice cya gatatu nibwo byagenze gutya, umuvandimwe witwa Kamariza ajya gusura mukase wa MK. Noneho mukase wa MK aganiriza Kamariza buryo ki umuvandimwe witwa MK asigaye yarabaye umuntu mubi, ariko ibintu bikomeza kuba urugamba. Filime isa nkaho yongeye isubiye ububisi. Yamuganirije buryo ki yigeze kumuniga, aramuniga byantari, ariko Imana igakinga ukuboko birangira n'ubundi atamwishe, birangira n'ubundi nta kintu amitwaye. Umunigo yamuteye nta kintu wigeze umutwara,
ariko sayizi ngizi ahantu mukase wa MK ari nawe arimo aratabaza ngo inzara imumereye nabi cyane. Ese ushobora kwibaza ngo ubundi biraza gucura iki, biraza kugenda gute? Nibwo rero nanone mu cyiciro cya gatatu byagenze gutya, umuvandimwe witwa Tiger aragenda ajya iwabo wa MK, aho MK aba ndetse na Mama Diane na Keti. Isanga n'ubundi umuvandimwe witwa Mama Diane naho hari, ahubwo hari umukobwa umwe cyane witwa Eddie. Musanze yicaye mu ntebe, ubundi baraganira, ariko atangira kumushyiraho iterabwoba aho yari yicaye, amubwira buryo ki agiye kumwica, ariko natamubwira ahantu MK ashobora kuba aherereye ngo ahita ashobora guhita amwica burundu bikarangira. Nibwo rero umuvandimwe witwa Eddie yakomeje kugira ubwoba, ariko MK ntabwo yari ahari. We ikintu yamusabaga ni kimwe gusa. Umuvandimwe witwa Tiger yagize gutya, aramubwira ati fata telefone yawe uhita unyuzamo nimero ya MK size ngizi, uhita umubaza ahantu ari, uhita umubwira yuko mu rugo hari umuntu umushaka, kandi mwibuke yuko uwo muntu umushaka ari wa mugambanyi ushaka kumwica, ubundi ngo yarangiza akikura uwambara mask, kandi uwambara mask ni umuvandimwe witwa MK. Nibwo MK yagize gutya rero, birangije MK baramuhamagara kuri telefoni kubera yuko Eddie yarangije guterwa ubwoba, aramubwira ati tebuka mu rugo hari umuntu ugushaka. MK ntabwo byigeze bitinda, byafashe iminota mikeya, wa muvandimwe wacu ujyambara mask witwa MK wari warihinduye ukundi, nibwo yagize gutya araza kwa Eddie, ariko ubwo nanone akihasanga Eddie nibwo baganiriye. Nuko rero wa muvandimwe witwa Tiger ahita afata Eddie aramuniga cyane, akomeje kumuniga. Tiger nibwo yakomeje kumuniga cyane, akomeje kumuniga nibwo byaje kurangira n'ubundi umuvandimwe witwa MK agize gutya agiye kumutera jido. Nuko filime ibirizinze. Mbibutse gukurikirana ikindi kiganiro kizanyura kuri n'umuyoboro mugari wa YouTube ku munsi w'ejo. Njye nk'ubusanzwe n'igisigura gaserutse kwa nako tendera kuriza hafi ishyamba rya Kibira, umusamariya wihebeye ibyegeranya. Mwibutsa ngo banzu kandi subscribe kuri n'umuyoboro mugari wa YouTube channel kugira ngo tuzajye tubasha kubana byoroshye, kuko ninjye ubagezaho ibyegeranyo byizewe kandi bikoze neza, biri mu mashusho neza. Ukanda turebe ko twakuzuza subscribe 1000, kubera ko murabona ko zenda kuzura. Ubundi nyuma y'aha ngaha tuzakomeza turebe ko twakuzuza 100,000, dukomeza turebe ko twakuzuza AKM muri uno mwaka. Murakoze cyane. Njye n'ubundi mwabanaga ni wa wundi utajya uhinduka, Samariya wihebeye ibyegeranyo. Ibiganiro nk'ibi ngibi nagira ngo mbabwire yuko ari akagaruka bitarangiriye aha ngaha. Buri munsi ndashaka kuzajya mbagezaho zimwe muri episode zizajya zica kuri n'umuyoboro mugari wa YouTube channel, ubundi tugakomeza kwibanira, dukomeza kwifurizanya umwaka mushya muhire twatangiye 2026. Murakoze cyane kandi murakabaraho murakarama, mukomeze kugira icyumweru cyiza, naho butaha.